Mwiriwe neza, Yesu akuzwe. Bangita Dada, nkaba nari ngarutse kugira ngo twongere tuganire. Ubwo duherukana nari nabasigiye umukoro ariko nabonye 99% tubyumva kimwe. Nkaba ngarukanye indi topic nshya yitwa ubukire. Ubukire ni iki? Ese iyo tuvuze ngo umuntu ni umukire, ni ikintu nasanze abantu benshi ku isi yose duhuriraho. Kureba umuntu ukavuga ngo uriya ni umukire, uriya iwawe ni mu bakire, uriya mwana iwawe ni abakire, hariya ni mu bakire. Mbese ni ibintu duhura nabyo kenshi. Ubukire ni ikintu abantu batindaho cyane, baganiraho cyane. Uriya ni umukire, iwawe ni mu bakire, uriya avuka mu bakire. Nkaba ariyo mpamvu nabonye ari ikintu kirenteresa kugira ngo numve icyo abandi bantu tubyumva dute mu buryo butandukanye. Kuko ese ubukire ni ibintu umuntu atunze, ni ukuntu umuntu tumubona, ese nuko agenda, nuko arya, nuko yambara. Ubukire ni iki? Ubukire tubyumva dute? Kubera iki tubona umuntu tukavuga ngo ni umukire? Ni ukubera iki? Ni iki tuba twabonye afite kidasanzwe gituma tumwita umukire? Nge rero ku bwanjye nasanze maze kubona ko ku isi ntabareshya. Nasanze ubukire ari ikintu kidasobanutse neza, ari nayo mpamvu nkizanye ahangaha kugira ngo tuzakiganireho. Abafite uko babyumva busumba uko mbyumva bazambwire. Ubukire nge nasanze ari igihe cyose umuntu aba mu bintu atunze, akabibamo neza, akabisangira n'abo ashaka cyangwa n'abandi, nta muntu abangamiye, nta n'uwo yigereranyije nawe. Njyewe niko mbyumva. Numva ari bwo bukire, kubaho mu buryo bwawe, ukureshya, ukabibamo, ukabisangiramo n'abandi, ukabibamo neza, nta muntu wigereranyije nawe. Ntabwo bishatse kuvuga ko abantu batagomba gutera imbere. Nibyo, abantu bagomba gutera imbere, ariko ugatera imbere nta muntu wigereranyije nawe. Ukagerageza gutera imbere nta muntu ushaka kumera nkawe. Ndashaka kumera nka kanaka, ndashaka kugenda nka kanaka, ndashaka kuba mu nzu nk'iya kanaka, ndashaka kugenda mu modoka nk'iye. Ibyo bintu iyo ubitekereje neza usanga bidashoboka. Ntabwo bishoboka, ntabwo abantu bashobora kureshya, ntabwo bashobora kugira ibintu bimwe, ntabwo abantu bakunda ibintu bimwe. Nk'uko dutandukanye mu miterere, mu mimerere, mu myumvire, mu mitekerereze, no mu byo dutunga, no mu byo dukunda, no mu byo umuntu agira, turatandukanye. Nkaba rero njye numva kubaho neza mu byo utunze nta muntu wigereranyije nawe ari byiza, kubera ko bituma ubasha kuba mu byo utunze nyine muri nivo yawe, ukureshya kwa kubaho ukureshya. Byavuga ngo yakize uko areshya, ni sawa cyane. Gukira ukureshya ni sawa cyane. Njye mbona twese twagombye gukira uko tureshya, ukabaho ukwawe, ukamenya ko ibyo utunze ni ibyawe, n'ibyo kanaka atunze ni ibyo, ukabimwubahira. Bitabujije ko ashaka kuba ari umukire kukurusha, ariko ushaka gusanga nawe akubajije yasanga uri umukire kumurusha. Burya nasanze uba ukeka ko ari umukire, nawe abakeka kundi nawe ari umukire. Niyo mpamvu ijambo ubukire njye numva rirancanga cyane. Ntabwo niyo mpamvu ndizanye ahangaha kugira ngo turiganireho. Umukire ni igiki? Umukire ni nde? Ese umukire numeze ute? Gukira mbese ni imbere cyangwa ni inyuma? Nibyo tubona cyangwa nibyo tutabona? Sawa rero, ndagira ngo tubisangize, mwiyaboneshe, mubisangize abandi, tubiganireho. Mfite amatsiko yo kumenya umukire uwo ari we, kandi nawe nzi ko yafite. Sawa rero, ngaho ni mubisangize abandi, tubiganireho, mwiyaboneshe. Umunsi mwiza, Imana ibarinde mu byo mukora byose. Bye.